Bakunzamye nibi mbanje kubasuhuza. Iki kiganiro twumvira mu bumenyi bushya ku bintu bitandukanye bisanzwe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Tukumva icyo abangananditse babivugaho, tukabigira no gusanga tubizi, bityo twunga ubumenyi bushya ariko natwe twageraho duhagarara. Ese nawe ujya wibaza ibanga rikoreshwa na ba bantu twubaha, haba mu kubavugisha cyangwa mu guha agaciro ibyo bari kutubwira, ibyo bari gutanga igitekerezo cyabo? Ukuri kuriho burya ni uko igice kinini cy'iri banga kidashingiye ku mazina bitwa cyangwa ku byo bagezeho, ahubwo mu byo batwitwaraho iyo bari kumwe natwe bituma tubabonamo ko bafite imbaraga. Ijambo Robert Greene, umwanditsi w'igitabo 40 Laws of Power cyangwa se mu Kinyarwanda amategeko 48 agenga imbaraga, yasobanuye nk'igipimo cy'ububasha bwo kugenga no kugenzura ibihunyura mu buzima bwawe ndetse n'ibikorwa by'abandi bantu bakukikije. Ijambo kandi risobanura ubumenyi bwigwa binyuze mu kumva neza no gusobanukirwa kamere muntu, igituma abantu bakora ibyo bakora ndetse n'uburyo ushobora gutuma bakora ibyo ushaka mu gihe bibaye ngombwa. Twifashishije iki gitabo tugiye kurebera hamwe ibikubiye muri aya mategeko, gusa ntituyavugaho yose, ahubwo 10 muri yo y'ingenzi mu kuba yagufasha kugaragara cyangwa se kuba nk'umunyembaraga igihe uri mu bandi. Ndi Biramahire Iberi, mbahaye ikaze. Ntukigire na rimwe wigaragaza nk'ukomeye kurusha umuyobozi wawe. Buri wese muri twe agira imubuza amahoro. Kwereka izi impano zawe ni imwe mu bituma abantu bakugirira ishyari ndetse n'urwango, ariko ibi birasanzwe ndetse nta washobora kubaho ubuzima bwe bwose yihishe ngo hata abantu batamenya impano ze bakamugirira ishyari. Nyamara niba ushaka kumva uri umunyembaraga imbere y'abagukuriye, ni ngombwa cyane kwitwararika mu kubereka ko hari icyo barusha mu buryo bw'impano cyangwa se bw'ubumenyi. Impamvu ni uko uri hejuru aho ava akagera iteka yumva yagumaho ndetse akaba afite byinshi arusha abahagarariye. Robert Greene atubwira ko ari ukwibeshya cyane kwibwira ko niba ari ku muyobozi wawe cyangwa se umukoresha wawe impano zawe n'ubumenyi bwawe ngo aribwo ari bukunde kurushaho. Ukuri ni uko ahubwo bituma yumva umuteye urwikekwe ndetse umubujije umutekano. Ashobora kwereka yuko akwishimiye bwa mbere, ariko ntagira amahirwe yo kubona undi utamutera kumva adatuje muri we, azakwirukana kandi agerageze kugaragaza ko ari wari uri mu makosa. None se wabigenza ute niba wifitiye impano zawe ndetse ugukoresha cyangwa se ugukuriye adafite, ndetse rwose ukaba ubona neza ko umurusha ubuhanga n'ubumenyi mu kazi? Itose kwitwara nk'aho ibi ngibi atari ko bimeze, witware nk'usanzwe ndetse rwose umwereke ko ari uri hejuru kandi ko ukeneye ubumenyi bwe mu kazi kawe. Niba hari icyo wakoze cyiza cyane bose mukorana bakagitangarira, bivugire mu ruhame ko rwose iyaba atari we utari kubyishoboza, nubwo rwose yaba atarabigizemo uruhare runini. Ibi bizatuma atakugiraho ikibazo ngo abe yakumva ko witaweho kumurenza. Robert Greene ati, ntacyo bitwaye kutagaragaza imbaraga zawe nonaha niba biratuma ukomeza kuba umunyembaraga kurushaho nyuma yaho. Ntugahishurire abantu intego z'ibikorwa byawe. Hariho abantu benshi bameze nk'ibitabo bifunguye, byorohera cyane kubwira buri wese uko bari kwiyumva, ndetse bikarenga niba natinye no guhishurira bose ibyo bateganya gukora n'ikibyihishe inyuma. Mu by'ukuri biroroshye cyane kandi birasanzwe kubwira abantu ko turi kwiyumva no kubaganiriza ku mishinga yacu y'ejo hazaza. Bisaba imbaraga nyinshi cyane kugenga ururimi rwacu ndetse n'ibyo tuvuga. Ikindi ni uko benshi bizera ko kuvugisha ukuri no gufungukira benshi bibafasha gutsindira imitima yabo no kubereka ko ari abantu beza. Nyamara ibi ngibi ahubwo bikaba bituma abantu bakumenya wese ku buryo bigoye kukubaha cyangwa se kugutinya. Robert Greene ati, ntawaba umunyembaraga atabasha gutuma abantu bamugirira bene amarangamutima. Niba koko ushaka abandi bagufata nk'umunyembaraga, iga kudahishura intego zihishe inyuma y'ibyo ukora. Kubera iki ibi ngibi ari ngombwa? Ibi ni uko nta muntu ushobora gusenya ikintu cyawe mu gihe atakibonye, ntawahungabanya imbaraga zawe kandi atazi impamvu ukora ibyo ukora. Ikindi, umusaruro w'ibikorwa byawe iteka uzahora utungurana ndetse utari wizewe. Abantu bazakubahira icyo kuko burya batinya kandi bakubaha icyo batazi kurusha icyo bazi. Ikirenze kuri ibi ariko ni uko n'igihe utabashije kugera ku ntego wari wihaye, ntawe umenya ko watsinzwe ngo abe yashidikanya ku mbaraga zawe. Ujye urinda izina ryawe ryiza wubatse n'ubuzima bwawe bwose. Izina wubatse mu bantu rihagarariye uko bakuzi. Niba uyafatizo ry'imbaraga wibitseho mu bandi, impamvu bakubaha, impamvu bagufata uko bagufata, ni ukubera izina wubatse. Ndavuga izina ryiza ariko ryonyine ryatuma utsinda, nyamara iyo ryangiritse kaba kakubayeho kuko rigora kurisana. Impamvu ibi ngibi bimeze gutya nk'uko Robert Greene abivuga, nuko abantu tuzi neza ko ntawe ubasha kureba umutima wundi nkamenya icyihishemo. Kuko bimeze gutya rero, uko abantu batwiyeretse niko tubafata. Nyamara iyo bihindutseho gatoya
nta kundi kubizera ko utangira gutekereza ko bya bindi twabonaga byari ukubeshya bitari ukuri. Iyi niyo mpamvu ari ngombwa cyane kwiremera kandi ukarinda uko abantu bagufata bigendanye n'uwo uri wowe nyawe. Ikintu gitangaje ku kubaka izina ryawe mu bantu nuko bishobora guhera ku kintu gito nko gutanga igitekerezo cyiza mu bantu bake, ejo mu bandi, nyamara buhoro buhoro bikagenda bikuremera ishusho yihariye mu bantu. Ubutaha yaba ari wowe uhagaze ngo uvuge bakakubera ko ufite ibitekerezo bibubaka kandi hari icyo wafasha ku bibazo baba bari guhura nabyo muri ako kanya. Iri niryo zina kandi abantu basigarana n'igihe wowe udahari, bagasigara bakuvuga. Ibi bikugira umunyembaraga muri bo. Ujye uharanira kugaragara neza nugera mu bandi. Kugaragara nabi ni bibi, twese twabivuga, gusa noneho ikibi kurushaho ni ukutagaragara namba, kumera nk'utahageze kandi wari waje ntawabyifuza. Ibi nuko nta mbaraga ufite mu bandi niba utagaragara, niba batakubona. Iyi niyo mpamvu ari ngombwa kwitoza kugaragara igihe uri mu bandi kandi kugaragara neza niba ushaka umunyembaraga muri bo. Nawe uza abantu ujye ubona ukabona bambaye neza cyane birenze ibikenewe bitewe n'ahantu muri. Burya kuriya si ugukabya, ahubwo nibwo buryo bwabo bwo kugaragara nk'abanyembaraga. Twese dufata akanya tukabareba, tukabibazaho, tukabatangarira. Rimwe na rimwe no kubegera bikaba byatugora kuko tudasa nabo. Usanga twamaze no guha agaciro ibitekerezo byabo nubwo baba batari bavuga ngo twumve niba aribyo byadufasha. Bwiza imbaraga uhabwa no kugaragara neza mu bandi. Niba uri gusaba ubufasha, bwira abantu icyo bari bwungukire mu kugufasha, atari bw'impuhwe bakugiriye mu rugendo rwo gushakashaka kubw'umunyembaraga mu bandi. Ni kenshi uzisanga ukeneye gusaba ubufasha abandi bakurusha imbaraga. Robert Greene avuga ko gusaba ubufasha atari ikibazo mu rugendo rwawe nko kuba umunyembaraga mu bandi, ko ahubwo uburyo bikozemo aribyo bishobora kuba ikibazo. Igihe ukeneye kugira usaba ubufasha, si ngombwa ko wanza kumwibutsa ko nawe wigeze kumufasha cyangwa se ko usanzwe nawe uri umugira neza. Nubigenza gutya azishakira uburyo bwe bwo kukwirengagiza, ahubwo ujye ugerageza kugira icyo umubwira kiri buze kumugirira inyungu n'abagufashije, ndetse ukibandeho cyane. Ibi bizatuma agufasha kandi atagusuzuguye. Ujye witoza gutsinda ukoresheje ibikorwa kuruta amagambo. Ntako bisa gutuma abandi bemera ukuri kwawe bitagusabye kuvuga menshi, ahubwo ukoresheje ibikorwa. Mu rugendo rwo gushakashaka umunyembaraga mu bandi, ni wowe uhitamo gukora ibikorwa biri bugire umusaruro w'igihe kirekire kurusha ibishobora guhita birangira muri ako kanya. Mu gihe kwemeza abandi ubinyujije mu kuburana cyangwa se gutanga amagambo nabo bidatanga icyizere ko bari buze kwemera ibyo uri kubabwira, cyangwa se bakaba banabyemera byo kukubaha gusa, nyamara mu mitima yabo bari kubihakana bivuye inyuma. Ibikorwa twese tugomba kubyumva kimwe, biri imbere yacu, biragaragara, turabibona. Nta bundi busobanuro bukenewe ko byo ubwabyo birasobanutse. Ibibazo byose byasubijwe kuko ibikorwa birivugira. Umuntu ushobora kugaragaza ukuri kwe akoresheje ibikorwa tumufata nk'umunyembaraga kurusha wa wundi ukoresha amagambo gusa. Ujye uvuga bike kurusha ibikenewe. Uko ugerageza gushimisha abantu ukoresheje amagambo, niko wisanga wavuze byinshi utari wateganyije. Abantu dufata nk'abanyembaraga bazi neza ko kuvuga make ari intwari ikomeye cyane bifashisha. Ibi nuko abantu iteka bagirira amatsiko kandi bakubaha ibyo utavuze. Nyamara ni ngombwa kumenya neza igihe biri ngombwa kuvuga make cyangwa menshi, kuko nanone kubazwa byinshi ugasubiza bike kurenza ibikenewe byakugaragaza nk'ufite ibyo uri guhisha. Abantu bakaba bakwihisha, cyane cyane iyo uri kumwe n'abakuru. Ujye wirema bundi bushya igihe cyose biri ngombwa. Igihe uvuka wari ugeze mu biganza by'igisi. Kuva icyo gihe kugeza n'ubu hari inshingano zitandukanye yagiye iguha, zimwe ukazikunda izindi ukazanga. Nyamara bitewe n'imiterere y'ubuzima hari ubwo biba ngombwa ko wemera inshingano atari uko uzikunze, ahubwo ku mpamvu y'uko nta kundi ubona wagira. Umwanditsi Robert Greene ibi abigereranya no kuvumwa. Ibi nuko mu buzima bwawe neza neza nk'uko tubona abakinnyi ba filime, ni wowe mukinnyi mukuru, wahitamo gukina iriya role cyangwa se iriya yindi. Mu yandi magambo, ufite muri wowe imbaraga zo kuba icyo wakwifuza cyose. Imyitwarire wavukanye ntabwo ibereyeho gusobanura uwo uri we. Niko wavutse nibyo, ariko wowe mu mbaraga zawe uri munini kurenza ibikuranga wakuye ku babyeyi bawe cyangwa se wigiye ku nshuti zawe. Akazi gakomeye ufite ni ugutangira gufata inshingano, ukagenga iremwa ryawe, ukagena icyuba cyo atari icyo abantu bashaka kuba cyo. Wakwirema umunyembaraga, waha ubuzima bwawe icyerekezo gishya. Ibi ukitegura kubikora igihe cyose ubonye biri ngombwa. Ni ngombwa kuko nibyo biguha imbaraga za nyazo mu bandi. Kumva ko uko uri uko ushaka kuba ko icyo uri cyo umva ko kigukwiriye, icyo umariye abandi gihagarariye ubushobozi bwawe koko. Gukora ibi ngibi kenshi
nta kabuza bizakugira umunyembaraga mu bandi, ko ibyo washobora bitagishobora kurangira. Ujye umenya intege nkeya z'abo muri kumwe. Buri wese agira intege nkeya, cya kindi umuntu yifitemo kimubangamira ariko iteka akifuza kukirwanya no kutacyerekana. Kumenya imbaraga nkeya z'abo muri kumwe bigufasha kumenya icyo wowe ufite bo badafite. Ibi ukaba ushobora kubikoresha mu kugaragara nk'umunyembaraga muri bo. Ibi kandi bizagufasha kumenya icyo ukeneye, utume bajya mu cyerekezo ushaka kubajyanamo. Kumenya intege nkeya zanjye bituma umenya icyo ndusha. Mu mvugo yoroshye, kumenya icyo ndusha bituma umenya icyo wanyereka, bigatuma nkubaha. Niwitwara nk'umwami bazagufata nk'umwami, niba ushaka abandi bagufata nk'umwami itware nk'umwami. Uko wiyeretse abantu niko bagufata. Niwitwara nk'umuntu wiyubashye kandi wiyizeye, abantu bazakubaha. Ni kimwe n'uko ariko niwitwara nk'umuntu utiyizeye kandi utiyubaha, mu gihe kirekire abantu bazagutwara gutyo. Umwanditsi Robert Greene avuga ko twagereranya n'ibanga ry'imbaraga z'ikamba rya cyami. Iyo tubonye umwami yambaye ikamba turamwunamira kuko tuba tubona bikwiye, tubona kandi ko ari umunyembaraga, ku cyo twamusaba cyose twakibona. Ibi ni kimwe n'imbaraga twifuza ko abantu batubonamo, nk'agaciro ikamba rifite gatuma twubaha umwami kandi tukamubonamo ubushobozi. Ni nako kwigirira icyizere no kwiyubaha bituma n'abandi bantu bakubaha kandi bakagirira icyizere imbaraga zawe. Robert Greene ati, mu buryo bwawe ugaragaramo wiyubahe nk'uko wifuza ko abakubona bakubaha. Nta kabuza ibyo wifuza nicyo abantu bazaguha. Imbaraga no kubahwa ntibitana. Inshuti bakunze bamenya n'ibi, umunyemerere dusoreza aha ngaha agace k'uyu munsi. Twaganiriye ku migenzereze, imyitwarire cyangwa se amategeko yadufasha kugaragara nk'abanyembaraga mu bandi. Sinshidikanya ko hari icyo mwungutse gishya, cyangwa se byose twaganiriyeho bikaba byahuzaga n'imitekerereze yanyu isanzwe. Tubashimira ko mutwumva, naho ubutaha mu kandi gace.